So abantu benshi baba baribaza yago uzagaruka ryari mu Rwanda. Ewana, ntabwo ari kera kubera ko hari ibyo turimo gupanga kugira ngo ntabwo biratungana, hari ibyo turimo gupanga tugomba kubazanira, tugomba no kubaha. Twanyuzemo nabyo ndabizi, n'uyu munsi mukirwana nabyo. I know what you guys facing, what you guys passing through. I know, for me I know. So congratulations man, abantu 300 muri hano mubwire Chita ngo congratulations. Nzanya abantu abantu 100 ndimo kubona hano, ariko ko mudatapinga twini cye kiriwo. What a one. Ntabwo nari ndirimba mu radio, sisobora kuyima ngate mutemu nabo kutuka mu 50,000. Nimuba mutaratapinga screen ngo tugere mu 50,000 ntabwo ndi buririmba indirimbo ya Oya yago nkuzaniye abantu 100 banzu turirimbire. Harya bumva niyo ndirimbo mushaka ya Mowze Radio aturirimbira live hano. Ariko zubwo Chita Yo ushatse kuvuga ko nazimye ku buryo nzaniye abantu 100. Indoye zaya abantu 150. Kaze neza Yago turashaka ya yindi ngo Katonda tambula nange siko yitwara Wita kuri Big Energy Live. Kaze neza mukanya aba Big Energy baraje bagukubita amagift kikurenge wowe. Aba Big Energy baraje bagutwikamo amagift kikurenge. Nta nimwe nari nabona twe. Wewe wananiwe kuri nare baraje aba Big Energy bagukubite amagift kikurenge. Lesenze ndebe hajya nuko barimo gutapinga byibuzuba barimo baratapinga mutapinge tugere mu 50 ngenda basabura turi kumwe na Chita Magic. Nari mukumbuye sana ako Chita, nari mukumbuye man, wala nge nari mukumbuye sana no kubona mukumbuye sana kabisa. Duherukana tera duherukana none sekejeri duherukana ukirakana none warakuze ubu nguri umugabo nyine ese nuri umugabo. Ubu ngubu umwana wanjye mukuru agiye muri segonderi. Ureba ntiwumva urabyemerewe byose. Urabyemerewe byose. Harimeruka subiruka ufite umwana muto nk'imyaka 2. Ya Ubu ufite abana 2, umuto afite imyaka ahubwo niwe umuto afite imyaka 2. Wow, congratulations bro, congratulations man. Niyo mpamvu ibintu biba byarahindutse, rega abantu barakura, abantu baba barakuze. Ubu tuba twarakuze. Nanjye mfite umwana w'umuhungu ubu ngubu urimo kuza amezi 10. A very handsome boy kabisa. Umuhungu mwiza cyane urimo gukura neza, ameze neza sana. Uri gusoma comments. Sometimes barimo baravuga ibiki. Nemo baravuga iki? Thank you so much muri comments turi kubabona. Yago reka manze nguhe message y'abantu hano bagukunda bahora babyandika muri za comments njya mbona Abanyarwanda by'umwihariko baba hano i Kigali baragukumbuye. Nyine hano mu Rwanda abantu bakumbuye kongera kukubona. Jamming music yabi yawe y'Abanyarwanda hano wakoze igitaramo abantu baragikunda barishima cya album ya mbere. Ngira ngo ubu ngubu uri kwitegura gusohora album ya 3. Album ya 3 ya kabiri yari ya Go Life 2 Abanyarwanda, ya kabiri nago bayinda Abanyarwanda mubonana. Dukumbuye kongera kukubona. Thank you Owen. Dukumbuye kongera kukubona hano jaminga n'abahanzi bagenzi bawe, jaminga mu ma festivals cyane ko igihe wagiye Uganda wari ufite Suweje ari big hit izitwa za Ndagukunda Rata. Nibwo hajemo Yago hazamo amapiano haza Nzaririmbira Uwiteka. Fire moto. Nago tugomba kuza gutyo nyine, reka tugire ikintu dupanga kugira ngo byibuze Abanyarwanda tuzagira icyo tubakorera vuba cyane bitarenze muri uku kwezi kwa 3. Abanyarwanda baramenya ubwo for your information ako nako mukamenye bari bamaranye igihe kingana
n'amezi nk'atandatu arindwi gutyo batarara mu cyumba kimwe ariko baba mu nzu imwe, ariko ubu Issa yarambwiye ati naramubabariye utumereye neza, nyiririmbye irashekinga. Ntabwo njya nyiririmba kabisa. Ese ubundi isobanura iki? Ni indirimbo yaririmbye agiye gutabaruka man, asezera nyine abwira Imana tujyane nanjye, ubane nanjye muri uru rugendo ngiyemo, undinde uzampa ijuru. So urumva rero sometimes ngewe indirimbo banyihanganire sinjyana nayumva, noneho iyo ngeze ahantu barimo kumva ngewe mitanga. Reka tureke kujya mu ndirimbo wenda ishobora kukubabaza, turirimbire gucamiza. Yo Bushali ndamubona hano. Yo Bush wagwan tana Bush mugenda kuzamura ubanza uririmbira abantu hano we Bush, urabyumva? Nze seba sena suze nkuroza ku nganefunya ngo muchasi mukonjo au mukutandika kwali kuzanya buzanyo nsoko kati twakula omukwano gwatukane ku bwongo. You want me love Willie Scar, super nice and Genevieve Kambanani. This love gone straight to the moon and the moon back. Era chari nawe babe, kwambalira mukagufu kaludari ngina gukola mu mudari. Negalira mu nyumba ya mayinja nakomerere misumari. Yeah, your love is so original, yeah, your love kora sigino, omukwano gonga gutamiza, amapenzi gonga gatawanya, I wanna feel your body dictate to your name on my face. You're so tempting. Ese abantu bari kumbwira ngo nashyizemo filter muri kwivana. Show ya Bruce Melody na show ya Ben bagiye gukorera Kampala this weekend. Umwe azakora 14th of Feb muri Saint Valentin. Hanyuma Bruce Melody nawe akore show ya ku itariki 15. Ndumva aricyo kintu navuga kinini gihari. Hari kuvuga igitaramo cya Summer Tour ya Bruce Melody ndetse na Ben, ariko nyine ni ibitaramo noneho bya Bruce bikurikiyeho. Ibyo bintu biri kuvugwa cyane. Ikindi gihe ari muri social media, ejo bundi Bruce Melody yaganiriye n'umusaza amugezaho ibya monetization y'ama social media, kumonetiza nyine za social media za YouTube, za TikTok, Instagram. Ndumva ari byo bintu bigezweho muri social media cyane hano. Yabazaga Minister wa ICT ati ubundi ni ukubera iki nyine ibyo bintu habuze iki ngo bikorwe. Nibo rero badusobanuriraga ibihari. Na Scovia yarahari ngira ngo bari ibyo byari mu mushyikirano. Dutegereje kuzareba nyine gahunda ikurikiyeho mu bya monetization, cyane cyane ko abantu ba social media nawe urabizi hano mu Rwanda gukora content ikagira ibihumbi 100 amadolari nawe ajya urayazi. Urabizi profit bishobora kugira ku content creator uri hano, cyane cyane ko byaba ari source of empowerment ku bantu bakiri bato, bigafasha urubyiruko gukomeza kwiyubaka. Urabizi ko TikTok aho ngaho muri Uganda nagiye mpanyura igihe kinini muri Uganda, monetize ni ibintu biri simple cyane. Nko kuri YouTube usanga aba creators bakoresha YouTube channels babona amafaranga menshi sana, aba content creators baho ngaho muri Uganda. Aba bamamaza nabo ngaho muri Uganda hagezweho couple ni partners ba business, Janice na n'umutipe witwa Solo, sinzi n'ubyo bareba. Mu baby witwa Janice n'umutipe witwa Solomon barahitinga cyane hano. Abo ngabo ngo muri Uganda ni banini barakize kubera TikTok. Hano rero TikTok, Facebook, X, za YouTube urabizi ko nta mafaranga zinjiza. Monetization irahari ariko ama ads muri zo social media nazihari. So hari iyo proposal rero aba content creators barishimye kwizo cash zigiye kuza, abakiri bato bagakomeza kureba izo contents baninjiza ariko baninjiza cash, cyane cyane ko urabizi hano muri kaminuza nka last year UR hasoje abanyeshuri barenga 9,000, ariko uramutse baze abagiye mu mirimo
n'abakeretinze job zabo wasanga ari bake byahatari, ariko abantu bafite icyizere ko bino bintu bizakunda ubwo umusaza yabivuzeho. Nicyo kintu navuga mu bajene bishimiye cyane muri iyi minsi. Harya umperuka ufana Rayon Sport niyo? Uri murambeshyera kuki umbeshya? Ufite na jersey yayo, ufite na jersey ya blue. Nigeze kubona ukina football wambaye jersey y'ubururu. Kuki umbeshyera? Ufana iyihe rero? Ufana iyihe mu Rwanda? Iyi mfano urayizi, niyo mpamvu banje iyo. Okay, niba ufana APR. Niyo mfano urayizi, niyo mpamvu banje iyo. Ariko nakubonye wambaye jersey ya blue. Jersey y'ubururu y'ugukina. Ndimo gukinana ntabwo iriya jezi rero ari iya Rayon, ntabwo ari iya Rayon. Iriya jezi ni jezi ya ekipe yitwa Premier, ni ekipe ikinamo na Last Born from First Family. Ntabwo rero wishaka kubijyana kure, oya rwose ntabwo ngewe oya. Niba ufana APR rero, ikindi kibazo cyane niba ufana APR niyo yubona urutonde rwa shampiyona uyu munsi, niyo ya mbere. Ejo bundi beretse kwitsinda kuri final y'igikombe cy'intwari cyatwawe na Police FC. Iyo ubufana rero ari kukubwira amakuru mabi gusa. Ubona ko imirindi yanjye yari yagukanze ekipe yanjye ugashaka Niko ntubona ko imirindi ya ekipe yanjye yari yagukanze? Umva, ahubwo ikindi kibazo cya nyuma rero. Yego. Urava kuri iyo live nta ntare wohereje? Intare ngiye nyiri ukuntu bayohereza mbikore. Nigeze kubikora hazaho akana. Abantu hano barimo barandika, nibo barimo no kubikubaza ati ugiye kugenda utohereje intare, ushaka kohereza akabwana, Nagera ngohereze. Aze Jita, ko mbona abantu barimo bagutape ngo maze kugira 71 urimo urajya ko tugiye urimo urajya 71 niki? Ariko ibyo bintu ko bavuze ko baba Nukuri reka nkubwire, nibwo bwa mbere kuba nakoresha TikTok, nibwo bwa mbere nje kuri live, nabwo nukubera ari wowe. Ababige najye babanza bagusampling rero, babanza bagusampling igura 500 oya urabeshye, oya ntabwo. Kenda aragufashije arimo aragusubiza. Intare beretse nze jya mu magift yawe urebemo ahantu ebana kabisa bakuyobore bagufashe, niba koko wumva ufite umutima wo kuko ntagucita ntago wanyoherereza akabwa kabisa, ntago wanyohereza akabwana cyangwa unyoherere oya kabisa cita umuntu nkawe koko umva none se umva abantu bari kumbaza ngo umusatsi wavuye he, umusatsi nari nkusanganywe nuko niyogosheshaga nkamaraho. Mwebwe nuko aribyo nari naramenyereje byaterwaga na biriya bihe. Umuntu nyogosha n'umutipe witwa Shabani akorera igikondo. Yigeze no kogosha aho Yago. Shabani yakogosha indirimbo Yago. Buretse nsome Kaboge arimo aragusebya ngo cita nimbeba nayo ari buguhe. Oya cita nuko atarabimenya ariko arayitanga muhumure. Ngiye nanangiye nkiraho flower gusa, izindi gift zitari tuno two hasi byananiye. Bagufashije se gusa uwo musatsi wawujyana mu muyaga. Umva oya reka tubize uyu muntu nta abantu bari kubona mfite umusatsi, ntabwo umusatsi wanjye wigeze umera, ntabwo ari umusatsi it's not like natural hair. Ariko ku bantu bafite ikibazo cy'uruhara biravurwa bigakemuka, ugashyiraho umusatsi kandi ushaka. Niyo mpamvu rero abantu bambona bagira ngo uzi ko waraye nzi kwigana bolo yawe neza. Umusatsi nangahe? Ntabwo ari njyewe bikorana umutipe witwa Shabani umukwaferi aragufasha tu, like this is my
abantu wenda muri ibiganiro byanjye hari igihe muzabona mfite uyu nguyu cyangwa wenda mfite n'indi type ya biterwa ariko nyine uri ku mutwe nyine urakomeye urawusokoza do ntabwo umusatsi wanjye wameze umusatsi ntabwo wameze umusatsi uri guseka iki ngiye ndibonere hano amakomenti niyo ndimo kwisekera ngo wigi yashaka amakomenti so nayo ndimo navuga abantu bafite ikibazo cy'uruhara gakorera gacita gasevarate ntikureba kanjye so ikintu nari kukubwira abantu umusatsi ntabwo wameze ndacyari wa wundi aba big energy nta mutima mubi papa sibyo ya big energies nta kibazo pe ariko ubundi se kigeze kibaho umva tumaze kugira abantu 46 bimaze gutapinga screen dufite abantu 450 na bangahe ebana mutapinga screen twinjire abantu 400 ni gute screen yabananiye ku buryo tutari ese yago shyiraho bya bindi njya mbona bakora bimeze nk'amarushanwa games chita wambasha pe nago games wambasha pe games nago wambasha chita subiza cyane kuri Instagram bibiri ndaza kureba ngo se chita ngo wahindura no uyu musatsi nyine n'uyu muri kureba mfite types zitandukanye nihinduranye ukundi tubwire bagukoresha ya n'umusatsi nkuko nyine muri kubireba n'umusatsi bonye umuntu witwa Pasi Sweet hey how are you fine how are you Pasi Sweet iryo banga rarize iriye chita umusatsi wanjye ntabwo uzi ibanga ryawo wapi mbona uhinduranya tu ariko wabaye bogari thank you so much ese jyaho abantu bakureba oya mbona uhinduranya tu ariko birakubereye chita thank you so much Pasi Sweet chita reka nibarize ikibazo uyu muntu witwa Pasi Sweet ikintu gitumye muzana rero nicyo kibazo ushaka kumubaza Pasi oui you sweet like your name because they say ngo izina niryo muntu oya nabyonse oh my god kuko mbonye izina ngo Pasi Sweet oh my god numva mbaye impressed ndavuga chita subiza Chita nabizi okay Chita niba ubizi tubwire uyu muntu witwa Pasi Sweet so nari mubajije ngo are you sweet like as your name as well as your name I guess she's not you guess she's not yeah no I don't know let her explore herself I don't know Sweet n'umwana we Pasi nashireho kamera Sweet nashireho kamera Chita uzashira reka musobanurire numva ngo Pasi n'uyu mumama witwa Pasi nyine yitwa Pasi none kano kana gato yani ko kitwa Sweet siko kitwa Sweet umwana ni Sweet umwana niwe Pasi n'umwana we oya umwana yitwa Honey okay Honey Sweet umwana yitwa Honey Sweet sibyo ra ariko ngiye numva ari umuryango w'abantu baryoshye ngiye numva ari umuryango w'abantu baryoshye kabisa bitewe n'ayo mazina ndimo kumva none urumva harimo Honey harimo Sweet none se urimo kumwambura nyine kuki mwambura izina rye ngiye numva urimo gushaka kumwambura izina rye kandi ubanza ari Pasi oui are you sweet and you have honey in you Data Pasi Sweet being sweet it doesn't mean ngo kuba uryoshye muri wowe no someone can be good and someone can be sweet kubera amagambo abwira abantu kubera ibyo abakorera niyo mpamvu ngewe mise nibaza kuri ano mazina tu ntabwo ibyo abantu barimo gutekereza ngira ngo ari nabyo ngewe ndimo gutekereza champion I'm live on TikTok you're shouting I'm live on TikTok but you're shouting I'm live on TikTok but you're shouting I'm
I'm live on TikTok and you're shouting. Why? umuvandimwe ni uwande se? Why would you shout when I'm live? Why? Hmm? You are live now. You are live now. Oh. Tell, greet people here. Yeah, I love people of Uganda. My name is Kolboni. I'm in Kampala right now. Yes, big man. Yeah, man, big, Big man. Big. Energy. big, Big energy. big, Big energy. big. Big energy. I love you, my guy. Yeah. Like, Rwose, for na real, brother I wanjye love you, tuvugane zara tuvugane na brother wanjye. You know, Umasande. Oma, I'm live right now. I'm live on TikTok. I'm talking to my people, and you guys are calling me over. Why? Why would you do that? Hala. Aba ni abashuti banjye murabyihanganira, ni abashuti banjye bo muri Irira, ntago bazi ikigande. Ni ukuvuga ngo Uganda ifite amoko nk'ijana na y'abantu, urumva, kandi buri bwoko bufite ururimi. Chawaputi alogle. Umva ururimi avuga. Umva ururimi avuga. Tuvuge ururimi. Keep talking to him. Keep talking to him. Okay. Hả? Eh. Okay. Numva bimeze nka cya gishimwa cya mitsutsu. Yes. Iya cya gishimwa cya Actually, mitsutsu. quarters. Okay. Yeah. Pe bala. Pe bala. Kella. Tita batugurishije. Pasi, Oui. Okay. ibintu bimeze nka cya cyongereza cya mitsutsu. Yino ko gang wano birwata. Mumbe tuvugane muri English. Lonko ni mirimi bate. Nirirwa niga indimi hano ubu ngubu. Oh my Mumbe tuvugane muri god. English. Oui. Pasi, hanyuma ndashaka nyine bari bambwiye ngo unyibwire. Njye nari ndimo kuvuga ngo ndumva kitashaka kukwambura izina ryawe, kandi ushobora kuba umuryango wari umuryango w'abantu biryoheye kwiryohera, abantu beza, abantu bafite like good vibes. Kuryoha ntago ari ukuryoha byo kuryoha abantu baba bumva by'ubusambanyi baba bumva mu no, ushobora umuntu wese mwiza utanga good vibes, usa neza, wiyitaho, wikunda, abaryoshye. So rero abantu ushobora kuvuga kuryoha bakabyumva mu yindi ango bitewe n'ibintu bishakira. Kuki utangiye kwisobanura ubwo ibyo wavuze ntabwo wari ubihagazeho. Oya, Pasi sweet. No, listen, Pasi sweet. Iryo zina urimo uraryumva wowe? Pasi niyo bana bane ngo are you sweet, like you feel you're sweet, you love yourself, you can stand on your legs and you say I'm sweet. Di sweet ku mutima. Wow, I love that. I love that. Chita wumvise? Yerega ndamuzi Pasi turaziranye. Okay. You still want to talk to Brother, how my are people? you? This is a very good journalist from Tita Rwanda. muvugishe twumve. Hey my brother, can you hear me? Ibyo byongereza urimo kwivugishwa bigabanyamo kwinuza, avuga ngo can you hear me, nibwo ari bubyumve. Mumbe tuvugane ngerageze nyine bivuge ibisanzwe. Umuntu dusnipinze ninde? Mama Niori, thank you. Mama Niori ni umu actress. Ari he? Mama Niori ari he? Okay, reka mvuge English. Yoroshye nanjye yo nziroro. Yoroshye kuko My brother, how are you? I'm fine. My name is Julius. I'm from here in Rwanda and Kenya. Where are you from? I'm a man from Oyam district. It's where? Northern Uganda or Western?
In Uganda, northern Uganda. Northern Uganda. I have been there like in 2019 at Mubende district. You know the place? It's 3 hours from Kisenyu, Kampala. Yeah. You know the district? Mubende. No. So, but I think you should start with your names. What is your name? What is your name? My name is called Anyang Boni. Anya? Anyang Boni. Anyang Bone. Yes. Is that a tribe's name? Pardon? Juliet. Yes. Anyang Boni. Anyang Boni. Anyang Boni. Anyang Boni. Boni like Boni. Yes. What is the meaning of the first name? What is the meaning of the name? Explain. Meaning the name. My father and mother get him that name. Yeah, it's a name you've got from your parents. Yes. So who is that guy you're going to you? Who is what is your relationship with him? Relationship? Yeah, go on. Ask the question again. Sankara, mute Bonnie, my brother, I'm asking, what is the relationship between you and that guy Iago? Yeah, this is my friend. Iago is my friend. And you live together? Yes. How can you describe him to us? What? Bonnie, listen. Yeah. Tell us about that guy. Tell us about him, like your relationship. Who is him to you? Like, what can you say about him? He's asking. What can you say about me? What can you say about me? Iago is a man of a musician. What's your favorite song from his albums? Have you have you just know sangira ngendo nk'aba ngaba? Julius, ask Julius one question. this is my MP. That's your MP. Apio? Otoho. Apio? Apio Toho. Apio? Otoho. I'm a member of UPC. Yeah. Jeta yume gusa. So ask this guy one question, then he's leaving. So ask him one question. The question is, ask Julius. Ask him any question you want. Julius, I'm asking you. I'm live here with this guy. Say both names. Yitwa Onyang Boni. You are Onyang Boni. Nyang Boni. Sankara muritiranwa. Kareko nitwa. Boni se Boni.